Igitondo cyiza nshuti bene data, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese dufatanyije gusangira ifunguro ry'umunsi. Nk'uko bisanzwe ku migabane itandukanye y'isi, insanganyamatsiko y'ifunguro ry'uyu munsi iragira iti burya kubaha Imana nabyo bibamo imigisha. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka turirimbane indirimbo ya 48 mu gakiza igira iti nahawe ubugingo. Haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi ajya anezeza cyane mu gitero cya kabiri, aravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Muri Yesu iyo tumaze kugeramo, imigisha iradukurikirana. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse mu gutegeka, igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 28 duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 14. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, koroka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe, hazagira umugisha igitenga cyawe n'icyibo uvugiramo, uzagira umugisha mu majya no mu maza,
Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye, kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe n'iby'amatungo yawe n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe mu gihugu Uwiteka yarahiye abasekuruza banyu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza, ngo ajye akuvubira imvura yo mu bihe byayo, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze uzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe, azaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, uzaba hasi. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe utegeka uyu munsi ukayitondera, ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu byo ngutegeka uyu munsi byose, uhindukirire izindi mana uzikorere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, burya hari igihe abantu bibeshya bakibwira ko mu byaha arimo habamo imigisha gusa, nyamara burya mu byaha ni imivumo misa yiberamo. Iyo usomye icyo gice kitwereka neza ko nitwubahiriza gahunda z'Uwiteka tukumvira Imana yacu, iyo migisha yose izatugendaho, izatwumaho, nawe azatugira neza, iriya migisha yose ikomeze kutugeraho. Nyamara ngo nitunyuranya nayo no kuyubaha, ibyari imigisha bizaduhindukirira imivumo. Rero duharanire kubaha Uwiteka, kubyitoza, kuko bifite umumaro muri byose, kuko ngo gufite isezerano rya none ndetse n'irizaza naryo. Ndifuza ko rero mwene data ukomeza gukomera mu gakiza, ugakomeza ukabamo neza, ugakomeza ugashaka Imana rwose, ukagerageza iriya migisha yose ukayikorera. Wirinde kunyuranya nayo kugira ngo utazagibwaho n'urubanza, ahubwo ibyari iyi migisha bikazakubera imivumo. Niyo mpamvu usanga umuntu iyo yari umukristo, iyo avuye mu byizerwa ahura n'ibigeragezo bitandukanye, ibyo yakoze byose bikanga, ibintu bikagenda bipfapfana, ariko iyo agumye muri Yesu, icyo akora cyose akacyereka Imana, byose Imana ikomeza kugenda bitunganya neza. Rero ndifuza ko Imana yakomeza kutugira neza, kandi tukomeza kuyubaha iminsi yacu yose, maze natwe iyo migisha igakomeza kutugeraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, duha imbaraga zo gukomeza kukubaha no kugira umwete wo gukomeza kugutunga mu buzima bwacu, kugukorera dukiranuka, twirinda ibyaha n'ibisa n'ibyaha, kugira ngo tutabasha kunyuranya n'iri jambo ryawe. Turifuza gukomeza kukumvira, kuko twasanze kuba muri wowe ari byo bifite umumaro kuruta ibindi byose. Gira neza mwene data, nawe iyo migisha imugeraho. Ariko mbere na mbere ijambo riravuga ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose nibwo tuzabyongererwa. Mwene data, nawe ubanze umuwe agakiza, umushoboze, hanyuma ibyo byiza byo mu gakiza nawe bizabashe kumugeraho. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, ECCR. Imana y'amahoro ibane namwe, kandi ikomeze kubeza no kubatunganya. Turi kumwe kandi turakomeza gufashanya mu by'uru rugendo. Murakoze cyane.